bigeze bandoga ndwara imyaka 3 ubu ngubu nibwo navuga ngo mvuye ikuzemo ngeze ibona. Ico gihe ufite imyaka 3 nta bintu by'ibinyamaswa wigeze ubona mu mubiri wawe bisohoka? Muri iyo myaka 3 narwaye nabyaye ibikoko 8. Yabyaye ibikoko 8. Ibyo bikoko rero wabyaye ni nabyo warugiye kuzongera kubyara, kubera ko ndimo kwitegereza umupfumu gufite kabona hari umugozi muremure afite, kandi ujya no kubyara ndabona hari umugozi wagusosotsemo. Yego ansosotsemo umukara. Umugozi w'umukara gusosotsemo. Ufite bega twaza muri cubahiro tugase. Tilabo setelema. Ibaze yarabyaye abyara ibikoko 8. Ubwa kabiri abyaye hasotse n'umushumi. Yego n'umushumi. Umushumi. Kuko nakubonaga muri Tanzania barafashe kariya kana ariho bakaziriki. Ngiye kubona Imana irambwira ngo ntibifuzaga ko iyi ndo twite nabwo zayibyara, wari kuzabyara ibikoko 2. Umva ko Imana imbwiye. Tilebone zandoreka. Iyi nda nkozeho izavukamo umwana w'umuhungu w'umugisha. Dematalabo warugiye gusara nimugoroba ari kuva hano kirukanka ku musozi. Ngiye kwirukana uyu mupfumu ho kugendaho. Izi nyabingiba rekura. Amen. Pika. Amen. Rekura. Amen. Rekura. 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 Shikakatara. Rekura. Peta sikayamo. Urinde daimoni. Urinde. 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 Wowe umutera urinde. Ngiye kugutwika nonaha. Wowe umutera urinde. Nguyu muriro w'Imana mu maguru yawe. Nguyu muriro w'Imana mu nda yawe. Nguyu muriro w'Imana. Nguyu muriro w'Imana. Ducokoreje. Buri munsi muraducokoza. Reka tugende, reka tugende, reka turabacokoza. Muri bande? Reka tugende. Muri bande? Muri bande? Turaba dayimoni n'amashitani n'abazimu. N'abarazi. Muri bangahe? Twari benshi twaragiye. Twaratatanye. Mumushaka iki uyu mukecuru? Baramudutumye ngo tuzamwica. Babahaye angahe yo kumwica? Baraduhaye. Baduha ibyo kujya buri munsi bakatugaburira. Bakaduterekerera. Bakamudutuma ngo tuzamwica, tuzamwica. Aho yagiye murahazi? Aho tuzi twarayobewe. Ahora baducokoza buri munsi. Uyu munsi ahari urahazi dayimoni? Naho tuzi. Ngiye kugutwika kugira unyumve. Famo. Iyi ni inkota y'Imana. Iyi ni inkota y'Imana. Famo vuza induru nkureba. Famo. Va muri aya maguru. Famo. 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 Komera Imana amashyi yose aramubohoye. Uwiteka nkorera wampamagaye nk'umuhanuzi. Uyu mukecuru kuva uyu mwanya igicaniro cyose cy'abarozi ndagihanaguye ntikizamugarukeho. Umugabo we umufite mumukuyeho kuva uyu mwanya. Imfunguzo zose zikuzimu ndazifunze. Ngizo zifunge. Ngizo zifunge. Ngizo zifunge. Ngizo ndazifunze. Ndazifunze guhera uyu mwanya. Uyu mukecuru mushize mu maboko y'Uwiteka. Mushize mu maboko y'Uwiteka. Imfunguzo zose zikuzimu ndazifunze.
amarembo yawe satani ntazongeye kuboneka kuri uyu mukecuru. Azakorera Imana. Mukuyeho umwuka wose wamuteraga, mushizeho umwuka w'Uwiteka, mushizeho imbaraga z'Imana kuva ku maguru n'amano kugera ku mutsatsi. Rita la prosita vamo nonaha, murindishije ubutwari bw'Imana, murindishije amaraso ya Yesu. Ibyo bimenyetso byose jitekete rikatara sekete pepukana na stangoga. Thank you Lord. Urakoze kumubohoye, urakoze kumuhaye ubuzima. Komera Imana amashyi menshi. Bimufata byamufashe gute? Byaje umutima utera cyane no mu mutwe hagashyuha cyane kugeza ubwo no kuryama byangaga. Mwagiye kwa muganga? Bababwira ngo iki? Batubwiye ko ari ibintu batwohereza ariko ntacyo byatanze. Iyo mujyamye nijoro nibiki mwumva hejuru ku mabati? Hari ibintu twumva bohereje bimeze nk'amasaka, hari nubwo tujya kumva tukumva ibitonyanga biraguye kandi izuba riva. Ipusi yanyuze imbere y'umuryango ryari? Haciye igihe ariko ntabwo mbyibuka neza. Iriya pusi yari umurozi wari uje kumutwara. Ariko Imana yakiri mu ijuru tuyihe icyubahiro. Imana ivuganye nanjye ngo izi mbaraga zo gusara Imana zimukuyeho mu izina rya Yesu. Kuva uyu mwanya umwuka w'ubusazi turawanze mu izina ryande, wanjye mu izina ryande. Imbaraga z'ubusazi turazanze mu izina rya Yesu. Yashuhaga ukagira ngo ni itanura ry'umuriro bamucanyeho. Biriya bintu byahoraga byitura hariya babaga baje kumusura. Bantu mutemera ko imbaraga mbi zihari, zirahari. Ndagira nkubwire ngo zirahari, nudasenga zizagufata aho ku buzima bwawe bwose bwegurira Imana. Iyo umuntu afite amaraso y'Imana ya Yesu, nta murozi wamushobora, nta n'umupfumu wamushobora. Nahanganye n'umurozi ku musozi, wenda abantu bari kuri YouTube baramuzi, yitwaga Marigarita, ahantu bita Musanze Nyabire. Aravuga ngo ntuzarenza mu kwa gatandatu utarapfa. Ndamubwira ngo nzaharenza wowe ngo hayo kwa karindwi uzaba warapfuye. Uwo umurozi mugenzi we yaramuhagurukiye, aragenda aramuroga, avuga ko yishe abantu 64 ku musozi. Ndagira mpanurira ubuzima bwawe, umurozi ukuroga nadakizwa apfe mu izina rya Yesu. Umurozi ukuroga nadakizwa apfe mu izina ryande rya Yesu. Akizwe nadakizwa apfe. Nta mpamvu yo kunegosiya n'abarozi. Hari imbaraga z'umwijima turambiwe ku buzima bwawe. Ndagushimiye Kristo, imbaraga zawe zimubeho. Mukuyeho umwuka w'ubusazi. Uyu mugabo yari yashobewe, ububakira urugo. Dore n'akazi karahagaze musore, ubuzima murimo burashaririye buteye ubwoba. Imana igukuye muri buriya buzima, Imana iguhaye akazi mu izina rya Yesu. Riya mama setere boshete. Yesu aragutabaye. Mata uko n'umutware wawe ndabona amarira ari kurira, wari ugiye gusara byari byamucanze. Uzajye mukwirira papa, Yesu aragukunda. Mujye kwicara, mujye mukunda gusenga Imana, Imana izabatabara. Imana igukuye gusara kuva uyu munsi ntibizagaruka ukundi mu izina rya Yesu. Kadukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Aya mashyi yakomeye nibara Imana. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu. Imana yacu bwite ntizabura uko ibigenza. Na nyuma ya zeru Imana irakora. Yitwa Jehova Shama, yitwa Jehova Elohim. Mama siketelebo. Tugiye gusenga Imana. Umubabaro wawe Imana irawuzi, agahinda kawe Imana irakazi. Ubwo rugamba uri kugwana Imana yararubonye. Imana ntabwo izemera ko Satani akomeza kukwandagaza. Riya mama setelebo shete la kala bonita nakos hanotana aneyabiste me edashike repotisa
zikima aiwini fo temaigandeza hanotizo onde mashaigalozia mike. Uwiteka aramanutse aje kugwana. Imana iramanutse ije kugwana, ije kukugwanirira intambara zikugoye, ije kuguhanagura amarira. Tima ya se enefosi kanadome pipas rimama ya fetiketes dima. Dore umwuka w'abagore batatu bakuriho. Vaho, rekura nonaha, rekura, 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 ya, rekura wa murozi we, rekura, 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 mumufate protokoli, rekura, rekura, shitakataibo, wa murozi we murekure, rekura, nakiyefata sika. Zamura ibiganza. Ngiye kusenga Imana ku buzima bwe. Dore abagore bari bamaze kumutwara bagiye. Ntabwo yagombaga kurya iminsi mikuru y'umugore. Tipa ashi ena hando zikere ya fasita mati deva. Bashatse kwica ubuzima bwe, Imana igenda ibukingira. Mbonye ihembe bari bamwoherereje gutya mu rutirigongo, kandi ni ihembe rikomeye. Ubwo nari mukozeho, Imana irambwiye ngo dore barimo baravuguta umuti wabo kugira ngo bamwice, kandi ngo agwe mu rusengero. Vamo sita, vamo nonaha, sohokamo, sohokamo wahembewe, va muri ayo maguru, riyamamama sete. Aho uryamye mpahinduye umuriro w'Imana, mpahinduye ikibazo cy'Imana, mpahinduye ikibazo cy'Imana. Vamo, 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 vateteketeyas. Vamo nonaha, vamo, ntabwo azapfa, ntabwo azapfa wa murozi we, ndagutegetse kuva ku buzima bwe. Riyamamasete, mumutwikire, riyamamasete, arahiye uwo murozi, riyamamasete, yakata yababa, rekura, rekura, mumufata amaguru, rekura, shita ya bosika. Mwese mumutunga ibiganza. Kuva uyu mwanya wa none, bitemasi, ihembe ryari rikurimo, tiposi, ndarifashe, ndisubije ku baryohereje. Ayo maso yawe bari barashatse kugira amaraso gusa, nyagukuyeho, nyasubije ku bayohereje. Uyu mutima wawe bari barafashe, nanjye ndawufashe, ngushubije ku bayohereje. Ndi umuhanuzi wahamagawe n'Imana, nshisha ubuzima bw'Uwiteka mu mubiri wawe, kuva ku mutwe wawe kugera ku maguru wawe. Pagotesheje amaraso ya Yesu wapfuye akazuka igorogota. Haleluya. Ntibazongere kukubona. Yesu, intare yo mu muryango wa Dawidi, umwe wapfuye agapfira bari abanyabyaha tukabona ubugingo, abe mu mutima wawe. Igihe umaze mu buzima bugushaririye, mbugukuyeho ndi umuhanuzi w'Uwiteka. Mana, wampaye impano ya autority yo gutegeka, tegetse amahembe yose. Ibyo bamwohererezaga ntibifuje ko yakubakana n'umugabo we, bifuje ko azangara. Ngushubije ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima Imana iguhaye. Ntabwo uzasara, ntuzagwara ayo maso, ayo mahembe bakohererezaga, rimotebo, Uwiteka yagukuyeho. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima. Urakoze Yesu. Thank you Jesus. Komera Yesu amashyi. Shima mwami Yesu. Haguruka mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. Ayo mashyi yakome n'ibara y'Imana. Tera haleluya. Haleluya. Riyamama setere boshete.
abantu baje gusenga bahaguruke batere haleluya. Rebose teremo. Imana irakubohoye, isubijeyo ibyo bakoze. Tuzasara, akira insinzi, akira ubundi buzima, akira ubuzima Imana iguhaye. Muhereze microphone atere haleluya y'ubutsinzi. Ubwo wari wicaye hariya n'iki cyakugendagendaga wumvishe muno mwitaka? Ikintu cyaje kindi gifata, kimwe cyafasha ikindi kigendamo gucya, kimaze igihe cyaraye kimekenya n'aya maso yari yahumyeje. Ubwo nagukoragaho hariya nibyo byawe bishaka kuguhitana. Yesu arakubohora. Imana irambwira ngo ngiye gukora ikintu gituma uyu musiramu yemera Imana usenga, kandi uyu musiramu usuzugura Yesu ukorera, ngiye gukora ikintu gituma yemera ko ari njye waguhamagaye. Imana irambwira ngo ngiye guteza umugore w'umusonga, ahantu arajya hose baramunanirwa mpaka agarutse kuri wowe. Mwibuke ibintu byanjye byose nabisohoye, n'ubuyobozi bwaje bwansezereye, ndacyari aho ngaho tegereje mpamagara umushuti wanjye wabaga mu Giporoso ngo azabintwaze nibura ngeyo ndebe ko iminsi yakwicuma. Imana ifata umudamu we imukubita ikintu cyitwa umusonga hano mu mutima. Bari abantu bafite amafaranga. Umugore warataka koko kagira ngo namahembe bamwoherereje. Bikubita mu bitaro biranga, bikubita mu byuma biranga. Haleluya. Byose biranga ngo bimare kwanga. Umugore babwira umugabo atariko ko kagahungu kabaga mu rugo, ko nubwo tugatuka tugasuzugura, ko njya mbona abantu b'abakire n'abantu bakomeye baza ngo karasenga abantu bagakira, twakajyaho tukareba nibura ko kansengera ngakira ko mbona ibintu byanze. Umugabo nawe ati none se kubundi twasize dusize ibintu bye hanze, ubu aradusengera. Baraza basanga ndi hanze, basanga wa muntu angezeho tugiye gutwara ibintu. Ngo baze wa mudamu w'umusiramu n'umugabo warambye ati ngwino mu nzu. Ndinjira mu nzu yawe. Bati rero turashaka udusengere madamu agiye gupfa. Imbasengera ati dusengere. Haleluya. Reba umuntu mu maso umubwira ngo nugeraho Yesu akenewe jya ugerageza umuvuge neza. Jya ugerageza uvuge Yesu neza. Bati ngaho dusengere. Timupfukame rero mbasengere. Imana irambwira ngo nige muteje ihembe. Haleluya. Imana irambwira iti namuteje umusonga mu mutima umeze nk'ihembe, niyo mpamvu bageze kwa muganga bakabura indwara. Tivuga ngo mwami Yesu. Umugabo akavuga ati ntabwo navuga izina rya Yesu. Umugore aramubwira ntivuga ngo mwami Yesu, akabivuga. Umugabo akaga kugira gute kubivuga. Tinutavuga izina rya Yesu umugore wawe arapfa. Umugore ati vuga mu izina rya Yesu ntapfa wa mugabo wanjye. Umugabo ati mu izina rya Yesu. Vuga nemeye imbaraga zawe. Ati nemeye imbaraga zawe. Nturahambaye. Turahambaye. Niwe wapfuye ukazuka. Ati niwe wapfuye ukazuka. Nta rindi zina tuzamamaza atari wowe Yesu. Ati arahise nkamushira he Muhammad. Tivuga Yesu akavuga Yesu. Haleluya. Ndamusengera icyuya kirabira ngo mare kumusengera wa musonga uva hehe? Uva mu mutima we. Amaze gukira. Haleluya. Imana iguha umugisha. Amaze gukira. Ndavuga nti rero ngiye kubasezera ngende, ndabona n'umuntu ntwaza yaje. Wa mugore waravuga tumva nkubwire mukozi w'Imana, utubabarire twaragusuzuguje turakwandagaza, uri umukozi w'iki w'Imana. Tubabarire usubize ibintu byawe mu nzu. Amezi wari uturimo turayakubabariye, hanyuma tukongeje n'amezi 8 uzabe hano utatwishyura basi ibyo dusengera. Wowe ujye dusengera ntuzatwishyure, wowe ujye usenga gusa. Tera haleluya. Nibuke bari basohoye ibintu, ndababwira ngo oya ndagenda uko biragenda kose. Bati tugiye kuguterera
ongera n'akandi karangi gashashuze ahantu hameze neza, bakubitamo karangi nkorera Imana. Reba uwo muntu mu maso ubwire ngo umunyago wacu ni ugusenga. Gusenga. Tole mama satema. Ndumva tugiye guhanura mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Twongere dutere haleluya. Zima tena mosaiga. Gusenga. Gusenga bimbesha mu nzu bari banyirukanye. Reba uwo muntu mu maso ubwire ngo nusenga ntabwo uzakogwa n'isoni. Hari abantu babonye Imana bagiye gukogwa n'isoni ngo bayihereze icyubahiro. Abemera ko ariyo yahabaye twongerera Imana icyubahiro. Imana niyo yahabaye dusebye, Imana niyo yahabaye twandagaye, Imana niyo yahabaye bicitse. Tera haleluya. Imana imbesha mu nzu. Nibutsa abantu bari mu bukode muhumura Imana izabubakira. Nibutsa abantu bari mu madeni muhumura Imana izishura. Imana ijya sinababwiye ukuntu Imana yanyishuriye 400. Ni bande bari bahari mbibabwira ko mbona mutahari? Ngewe Imana yanyishuriye ideni $400. Naguze n'umugabo isambu mu Mutara, tumaze kugura isambu musigaramo $400. Nta kazi nari mfite ariko Imana yarambwira ngo izanyishurira, ariko twandikiranwa ko itariki azaza gushikira amafaranga yabaga Uganda. Twandikiranwa ko nintayamuha azisubiza ubutaka bwe nkihombera kuko nanjye nzama narahinzemo. Ngo igihe kigeraze mu gitondo aza kundeba itariki yageze ntafite amafaranga. Mbaza Imana ari mu gitondo yaje iwanjye, yaje ari kuwa gatandatu. Mbwira Imana, Mana uwo murima wari uri ahantu heza bashaka kuwugurisha. Mbwira Imana nintabona aya mafaranga ndahomba ya mafaranga namuhaye, kandi warambwiye ngo ningukorere uzanyishurira ideni. Mana iri deni ndagishura bimeze bite? Mva igitangaza cy'Imana. Ndi mu cyumba Imana irambwira ngo mubwire ngo nagende ni kuwa gatandatu banki ntizakoze azaze kuwa mbere umuha amafaranga ye. Mbwira Imana ndayibwira ngo ndaba mbeshe kuko urabizi ko kuri banki nafiteho n'igihumbi. Nta na konti nagiraga ngewe. Mana iti ninyibikubwiye mubwira azaze kuwa mbere umuha amafaranga. Ndamubwira rero uzagaruke kuwa mbere tujye gukora mitasiyo kuko kuri banki harafunze, zaguha amafaranga kuwa mbere. Umugabo agendera ku cyizera ziko nzamukubita $400 bye. Turajya no gukora mitasiyo. Minsi bamyinshi gahimwa n'umwe. Kuwa mbere haragera. Haleluya. Ku cyumweru ni mugoroba, mbere yuko kuwa mbere hagera ngo mwishure, mbaza Imana ko wambwiye ngo kuwa mbere amafaranga yafite kuri banki nzayakura he? Mana irambwira ngo isi nibizuye byose ni ibyanjye. Haleluya. Mana irambwira uyu munsi ku cyumweru ndaguha amafaranga. Nagiye kubwiriza ahantu bari bantumiye, ndavuga nti wenda hari umuntu urafashwa nkubite $500 ngende nishuri ideni. Iyo urangamiye ku kintu ntushobora kukibona. Narabwirizaga nkabona umuntu arafashijwe nkajya ngo agiye gukuramo $10,000 binzanire, kabona wapi ntibivamo. Ye baba we. Igiterane nkivamo ndataha. Ngeze saa moya mpamagara buri muntu wese ukomeye n'udakomeye, ndamubwira ngo wamfasha ukanguza amafaranga cyishura ideni ko nzayaguha. Uwo mpamagaye wese akambwira ati nta mafaranga mfite. Iyo uri kwigwanirira Imana ntiyagutabara. Imana igize ibintu byose byakuyobeye. Saa 2 zirageze, saa 3 zikubisemo, byose mbivamo njya kuryama. Mbwira Imana ngo urambeshe unteje abisi urampemukiye. Ndagenda ndaryama nambivamo. Ngo bigere saa 6 z'ijoro, Imana irambwira haburaga nk'iminota 5, ijwi riransanga. Uyu munsi ndagusengera Imana iguhijwe iryongorera mu izina rya Yesu. Ijwi riransanga ngo Jean Pierre mwana wanjye, byuka ujye muri saro usenge nguhereze ya mafaranga. Ntabwo nabyutse ngo mu byukuri ngo ngende ngiye gusenga, ahubwo narabyutse nzi ko amafaranga ndayasanga muri saro, nkibaza uwayazanye bikanshobera. Haleluya. Byuka nguha amafaranga. Naragiye nicara muri saro, Imana iti ngiye kuguha amafaranga, nkareba ko aranyura muri parafo wapi. Imana iti senga iminota 5 nkubwira aho amafaranga agiye kunyura. Narasenze. Muri uko gusenga
umva igitangaza cy'Imana. Imana irambwira ngo senga nurangiza utega amatwi wumve, kubera ko nari ntuye ku muhanda. Tega amatwi. Imana irambwira ngo wumvishe iki? Ngiye kumva numva moto izamuka ku muhanda. Yesu ashimwe cyane. Ndayibwira ngo numvishe moto. Imana irambwira ngo umuntu uri kuri iyo moto avuye ibyumba ahantu bita mu mayi. Yagurishije itarasi ayigurisha 500. Amaze kuyigurisha 500, uwo mugabo yarankoreye ariko yaraguye. Yanyuze Rukomo, hari abantu bazi Rukomo. Ageze Rukomo ajya mu ndaya ayibihumbi 50, asigarana 140 ngahe 50. None iri joro ateze umumotari, yatekereje ko umumotari ashobora kuyamwambura akamuteza abantu bakayamwaka. Yafasha agatambara ashira hayo mafaranga 140, agatambara arangije agapfunika hehe munda, arenzaho ikoti. Imana irambwiye ngo none bageze imbere yiwawe, agatambara ndagapfunyuriye karaguye, so kujya gutora amafaranga. Narasohotse mu bantu batinya inzoka, ndo wa mbere nubigeze hano nakwiruka. Yesu ashimwe. Ngo ntoroshe mu muhanda mbona akantu kiziritse, ndavuga menza yari amajwi ya Satani, ntabwo ari amajwi y'Imana. Subira mu nzu. Subiye mu nzu numva abanyerondo bari guturuka ruguru barimo kumanuka basakuza. Imana irambwira ngo nari nguhaye amafaranga urarangaye, reka nyihera abanyerondo. Narasohotse ndavuga ngo niba ari n'inzoka indye, ngo mpagere mbona nagatambara k'umutuku, ndagafata ninjira muri sala. Ngo ngapfundure ka gatambara ngasanga inoti 90 za 5. Haleluya. Ka gatambara maze kuyapfunyura, ewana amafaranga naraye nyafashe nsike. Agatotsi karazaga ntitoka Satani. Haleluya. Agatotsi kanyura ntitoka Satani. Wasanga banyibye iki? Amafaranga. Umve igitangaza nabonye rero. Wa mugabo wo mu masaha 9 n'igice yaramanutse ari kuvuza induru, atayiga Mana we, amafaranga yanjye ndayabuze. Ku mutima ntiwasanga yabonye ndi kuyashikira, avuga nti niyo waza twagwara ntabwo nayagusubiza kabisa. Imana inyishurira ideni. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo Imana ntabwo izemera kukugenda mideni. Reka masabe ikintu kimwe kandi munyemerere. Imana ikintu yanga ku buzima bwawe ni icyaha cyonyine. Mubwire ngo tandukana n'icyaha urebe ko Imana itazagukoresha ibikomeye. Tandukana n'icyaha, Imana izagukoresha ibikomeye mu izina rya Yesu. Ikintu Imana yanga ni icyaha cyonyine. Nukorera Imana ukijijwe, Imana izagutabara. Tandukana n'icyaha.